meze neza nyine nk'ibisanzwe tu nshaka igihumbi cya context igihumbi abantu kwezi hari amafaranga gusa ubundi wowe ukundana nawe bimariye iki niba nta n'ikintu umariye ese bebe reka nkubaze sibyo kukwitaho nibyo pe n'amavuta nanayagura nanaguha n'ibirenze nuko nta kintu mba mfite nese nta kintu nakwima ngifite n'ukuri buri gihe amafaranga byose byanjye ndabikubwira kuva kugera aho bihera naho birangirira ububizi n'ukuntu mbayeho byose urabizi buri gihe nta mafaranga nese tuyadora muri ibi ngibi nawe turangizanyiriza ahangaha kuko umusore udafite amafaranga akundana ese nakujyana mu nshuti zanjye byibuze nakujyana aho mari nese mu nshuti zawe njyanamo kubera amafaranga bose ubwo abandi bazajya bazana abasheri babasohokanye nanjye mbabwire ngo ngurishe ariko ni iby'iyi minsi nese bo bari bayafite barayavukanye nta mwanya mfite wo gutindana nawe umusore udafite amafaranga akundana na gusa ubu uri ikaraza uragiye amara ni iby'iyi minsi sha genda nyine ubwo nta kundi nyine ubwo ubukene bwanjye bunkozeho none se ngire ukuntu wari mwiza gusa sha ayaya ni hatari pe za mafaranga zavayeho kanimanukire nyine ubu ngubu nta kundi tu umukire si imezwe imeze bite se mwana ntakomeze inzara irankubitiye hano inzara se ntabwo iruzura bose aba yandindishije nta n'akantu aheruka kumva inzara iranyishe burundu ndabona nta n'abafundi bahaheruka ese ko buri inyuma y'ubugi wanakinze nyine baba batsinze ariko ntunze ibikoresho birimo hano imbere tu reka da shaka nanjye noneho ni ibibazo gusa muhungu wanjye inzara mbafite icyaka noneho urataka iby'inzara ura ni iki ko njye na sandara nkatiye ngo umuze sheri arankatiye n'ukuri reka da burundu gutyo hasi ubundi ibyo bintu byanyu by'inkundo inkundo nyine mani n'igihe tuba tugezemo karagukatiye arambwira ngo umusore ukennye akundwa na nyina gusa niyo mpamvu nanjye nabivuyemo ati iyo ndeba nta mafaranga mfite ndaba ameze nk'umuntu uri kureba mu bishashi bya sudire yakumva mvuga akumva ari nka ponseze yatse umusakuriza ampaye nka data ati nta n'umwanya ufite wo kugumana nanjye no kuvugana nanjye ari ikaraza aragiye uzongera gutereta sha ntarabona amafaranga ntabwo biba imerere nkanjye dore nawe byarancanze ibintu by'abakobwa sinabijyamo be namba ntawe uvugana na ba bosi wawe umuntu akora iki kugira ngo abone amafaranga yo kuzamura inzu nk'iyi nanjye ntukwirirwa handinze ibikoresho nta kigenda akazi gafatika karabuze nta n'amakuru uba ufite ntayo pe gusa nyine ariko nkawe nk'umuntu wize we ntabwo wapfa kubuririza abantu ubu ngubu ushobora kumva baranaguhamagaye kuri fone aho urakabonye ubwo kwiga bimaze iki kandi wumva bankatiye kubera kubura amafaranga jewe mani buri umuntu wize igihe kirajya ushobora kubona baguhamagaye mahase nkanjye kweri ukwirirwa ahangaha nayura imibi iba hano se noneho baba we nase kurya udahembwa ku kwezi gusa nyine ahangahe se 15,000 wama ku kwezi byamarira iki uzi ko amafaranga nse ukanyerera kuza gukora ikiyeda ahangaha hajya nawe hano warahakoze none se njye ndarebye urumva bari amafaranga yifite rero baduhembye muri ya cyanywe twe tumaze iminsi dukora avuga ati ni nyamuhano ubundi kuko mbonye ukuntu aje avuga ati runda nta kintu y'ubufasha nyine ni impamvu yanshakaga ahangaha ubundi twaramwemo akantu ahubwo aya mafaranga tuyamwemo akantu ahantu bari kudepoza by'akazi faranga yo ndayategesha njyewe gerageze ndere jya no kwiremba ahubwo udekarare ugere hakiri kare umuntu wize wowe genda aho hantu niba wafitiye amakuru ugenda udepoze bashobora kugufata maze uriya wakwihenuyeho nzatereta misi akazicuza zikari wowe bikora utyo none se wangujije nandi nk'amagana kadado nta kintu mba ndiho yose wangujije n'amagana umva naramiti ibintu narafite kuri telefone kadado byaranze man byaranze dore rero ibintu n'umuntu azagerayo nasa sinzareba wowe nyine wowe wisunge mu bavandimwe nyine bagufashe ahubwo nzagenda n'amaguru yenda byagare nturarikoresha ngo uzantize sinajya kudepoza urumva nkorera yo kurya gusa wowe genda udepoze nta ribi wenda nibica muzangurira akanusha kubundi nyine ubwo unsengere nyawe ndagusengera rwose nawe ubundi nanjye by'inkondo bizuho ngo amafaranga Nongere. Esa. Komera.
sawa umutambuka nk'umuntu utanze ntabwo wari wambonye twicare hariya muganirize ntabwo nari nguherutse aho nzisanga amakuru yawe amakuru ni meza kuri aha hano niho nsigaye nkorera nyine aha n'iwanjye tu ubu niho nirirwa niko kazi ka buri munsi nyine yaciye umuhanda warahavuye se wakoreraga mbere narahavuye nabonye bitagenda neza nyine nshobora amafaranga hano n'aha nirirwa mbega ubona uri gukorera ahantu heza urebye nta birenze ariko ni ukwanga kwirirwa nicaye gutya avuga ngo njye nirirwa nicaye hano gusa nibyo nta se ubundi wowe waruhukiye he ko mbonye umanuka gutya nanjye hano hepfo pasize ariko rero nawe wakundana nawe wanyanze vuba wowe ihangane ubu ndabonye ako se twakwicaye nyine ukanambwira amakuru neza twicaye reka si ngombwa ngo uhagarare gumya aho ngaho ndebe ko nakuzanira akantu hano ka kantu usura cyagakunda bari ko nkuzanira yego ariko nyikunda sawa nkazane nza tuganiremo gake ibintu bigende neza rwose mbwira amakuru mbwire n'ukuntu wari waranyanze nyine ntabwo nakunda ariko si uri kukuntu nagukundaga ndabyibuha nonse kuki wagiye ukanyanga koko uzi ko nari nzi ko wamweyeho amaboko nzi ko ngiye kuzakubwira n'amaguru uzaza uyatwara yego se yewe umwana mwiza desi urubuto uracyankunda cyane nanjye ndacyagukunda noneho urabona hano ndi mu kazi sibyo nshobora guhana gahunda ukaza gusanga mu rugo ntuhazi se wongera ukahasanga nimugoroba nyine soje akazi nimugoroba nka saa 12 ndafunga kare kugira ngo nyine ntica gahunda yawe nawe uze gutaha kare yaza kubwira noneho usange mu rugo tujye twabiganiraho neza sibyo sawa rero simenzwe kubera jo bimeze bite amakuru ni meza pe imyaka myinshi cyane aho ugeze usuri buri kumwe ibiki mwana hano dore businyi rya saa sita nirirwa kagakoma niko nirirwa pe imyaka myinshi kabisa none se ko duherukana ndango ugiye gusaba akazi byagenze yaje gucamo nyine ekada yaje gucamo ubu umeze neza nabonye akazi mu mujyi ewana ubu nuko uyu munsi nyine ari agakonje ntabwo nakoze nawe none ibintu by'ibikoma ntabwo ndi bibikoze ntabwo uri bubikozwe rangurira akantu uragashaka se ntanakakugoyera ariko imana ishimwe pe naragusengeye usigaye mo agashyize akabwibwibwi buriya araheka akabwibwibwi ubwo ni agaki akabwibwi ntawe kazi ni itsingi gakonje agapeti imitsingi ubwo se kamwe ari ikintu kakumarira njyewe pfa kuba ufite akantu uragatumaho kagusanga aha ngaha cyangwa cyangwa nyaguhe wigire ntabwo nanywera ako kazi bose yahita anyirukana bose atakwirukana nese bwo uraza kuhagera wasinze bwo oya se urangurira izinsindisha se oya nta kibazo nushaka uzivura ugutemo oya tugende amafaranga se ko yabonetse none hepfo abakabari kayikora neza noneho hano yanyuze ngo hano gutya ruguru gatoya harana rusimbuye wowe wagenda ukagukanywa nta ribi ntabwo usanga tukanaganira nta ribi rwose hariya bakunda no kwishyuza mbere bumaye ayo se ndasanga ayo ngayo reka mbe ngafata ubanguke ndahita ngaruka nabi ubanguke rwose nta kibazo sawa ramba cyarashaje kabisa umeze nabi gace we barman zana akantu mbe ninywera kabisa zana agapeti gakonje peti mtsingi dirava cyaka kiba kimereye nabi mba niriwe ku zuba rwose ndi umunsi ndazinywa pe ntabwo nari butindeyo kabisa hano abakantu karyoshye bose bimeze bite sha amakuru yawe se amakuru ni meza usigaye ukorera aha ngaha ufite mwikiza harimo n'imitsingi nini ibintu binini wapi usanga mfite intege zo gutera ibintu bindi nzanira agapeti y'imitsingi gakonje nta ribi nanjye mbeho yego boss yego boss ese ibi ni ibiki bakuzaniye ibi ngibi ibintu byo biraribwa se aya ntabwo biribwa ibi ngibi
ibyo ngibyo None ibyo cyaka guhana. kimeze nabi njye nitakira Uhita winywera. cyane rwose kuko ba nakabonye gusa pe Kano kanako kaba kengetse disi we. karahiye Andi makuru se. makuru nyine ni yayandi Aya ngewe nasanzwe. kazi kanje nyine Ariko wabonye ukuntu burange Imana yahise ibingenzereza neza. Imana ni nziza pe Amakuru ishimwe rwose. yawa musheri wanjye wanyanzeje. wa musheri wawe se sabo ugira ngo meruka no kumubona Baramuvuze usinzi ibyiwe nanjye yarambabaje ariko bure yameze nk'uwanteye n'amahirwe. ntacyo ariko ariko n'amahirwe yaguti nese nawe se ubona akazi se hasi nk'ubu urabona turi kunywa akantu Ibintu bimeze neza nk'iyi minsi. Ngiye gushyira ibintu byose hasi wowe nshake no kuntu nakora n'ubukwe. abantu uriya zicuza icyo nzo Ngiye gushaka umukobwa mwiza w'umutima utazashiturwa n'ibintu tuzabana mu mahoro nta kibazo. Ntabwo yari uwanjye. namenya ko kaje gucamo azicuza mwihorera gusa kuko hanga byaguteye n'amahirwe da Nta kibazo. wahise ubona akazi Kameze neza. Ariko nawe mu bundi buzonye wari umeze neza. nibyo kabisa Heruka mu cyaro se? Heruka mu cyaro. mu cyaro narahakatiye Wabaye kamugi. Yanga wafaranda cyayiwe. iyi ngiyi buriya niyo ituma afata abajura Kada. Hano ko haba hatuje banza harateye imbere naho. ahantu ni heza cyane rwose Kuza kuhagura imishinga kabisa umuntu ashaka ikintu yakorera. ni heza cyane pe ahubwo se bose dore umwe wari umusheri wawe ubonye yinjiramo hano Sandaras. Sandara ubonye yinjiramo hano Mbonye utagaragara se buriya nini? ntabwo umubonye neza ariko njye namubonye neza Umubona bita nta nubwo azaba. ahubwo ashobora kuba acuditse na wa mutipe uyu nguyu uri kutwakira ukoramo hano Agezemo abantu bakora mu kabari. wowe tuza ahubwo twumva ibintu bari kuganira njye namwiboneye yinjira Asanga nawe aje kugura yarabaye umusinzi cyangwa indaya. iturize tubumve ibintu bari mu ntari Wowe ako kazi ndagagwa nyine bumve nta. hano ndaba mfite amatwi akurura kuva nasomye no kwaka kantu ndaba Sebura bundi byarangiye ibyo urabaye ibiganiro. Nigore reka tupe kumva ibyo barimo nabi Siriya ko ataba kinshira umwenda. ntari bikatuma Nibarebe enjoying nibarebe. Basta shusho be. Nzere. Nawe urakomeye. Makuru ni meza. Nzere sisheni. Meze neza. Ariko nkumbuye. Cyo wakwereka wewe. Kumbuzi rwarunyishe. Cyagiye numvaga ngukumbuye. Cyane ariko. Hari ikintu nagushakira. Hase mbwira tese. Sanga ufite inkuru nziza. Ko kubaziye ukarana nongera kubona imihango. Ushatse kuvuga ngo iki? Ane. Kibeshya se nukuri? Ntabwo mubeshya. Reka wibeshya nawe ta. Sicyo bintu urumva bishoboka. Ndashaka se ni kwakorera. Ngo si njyewe wenda. Ninde wumvise? Eko mbizi ko ntajya ntera inda. Uri ikiremba? Aya nawe wacu ujya utera inda rwose. Eho nahindukiye nagutera umugongo ariko sinagutera inda. Wavugisha ukuri. Byo mvuga ni ukuri ndabizi neza cyane rwose. Gwenda wasanga n'undi utari njye. Twakoze umubonano. Iri rimwe twahuye reka ni wimbeshya ufite undi aho gushaka kubishyira. Ntabwo mubeshya. Reka sinjya ntera inda reka urabeshya uzabariza ahandi. Reka. Ngiye rwose tunaryamye nishobora guhindukira nkagutera umugongo ariko inda yo reka. Nagutera iyihe mfite? Wavugisha ukuri. Reka ntabwo mbeshya ngiye rwose. Ahubwo wowe genda ushakira ahandi wenda nimba ari ndagutera inda ugenda bari bubibwire ko kuza kubimbwira. Wabibona? Ndabigukora ntarabigukoze. Cyo mu byo naguteye ibyo ntabwo birimo rwose. Enda ushakira ahandi rwose. Oya. Nimba nicyo kiganiro cyari kikuzanye rwose ihangana ugende ndi mu kazi utanyicira n'akazi genda. Oya ihangana ugende. Mwese kugura kujya kubumva se buri. ibintu bari kuvuga byose nabyumvise Hari twicaye aha. nabyumvise ara wowe nuko uri mu kazi nyine ibintu by'amatelefone ariko njye ibintu byose bari kuvuga byumvise numvise umukobwa ari kuza by'uriya mutipe ko nta mutipe yamutera Ibyo byiborera ahubwo muhamagara guha kandi kantu dore kaye kanashizemo. Cyamagaze azayibyare cyangwa ikuru. Basha we baruman Ame boss. Itabasha. Ngwino Akuba batwiheje. Ego boss. Vayo wumve shaka do. Ego boss. Umuntu araguhamagara amasanga esha. bahamagara amasanga abundi ari mu nzu ari mu nzu Wenda kubwira ikibazo tukaza twete umuntu. Uyu ndi museriveri mwaza neza Akose ntabwo umvisha uko nakubwiye. Boss mumbwire. ese
n'uwo nguwo nawe turamubwira se bashyira ngo simbanze mwumvise ibyo umbwira nabyumvise muziga mukorana hano umukobwa w'iyo ese ko numva business ese muraziranye se man reka mpabite muraziranye se burya mbona munaziranye se sinumvishe guhamagara mwizina ibyo ntabwo ari ngombwa ahubwo se man nyine ko tuguhamagaye mukazana musigaye mukorana bimeze bite aka ntaho umuzi no abaturutse iyo ngiyo akagenda bizashakira abandi ngo yaguteye inda akarabeshya byasavuga niba ikingemera njya ntego wowe uratera inda ugatangira no kwihakana abantu jama oya man ok ibyo nabyihuraho ko mumbwira icyo mbihera rwose reka da usi wa wundi murebe neza uratwite muranazira kandi ubwo wasanga munaziranye baje abari njye ari kubishyiraho ni ibintu bitunguranye njye se wanze ubukene bwanjye ngo usanze abafite akantu iyo ubimenya nyine ubukire butera inda zana byo twinywesha hanze mbihere uzanira ibintu twinywera ibyo by'amadayani nyine ubwo ni imibare by'amadayani. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.